ahangaha urahazi ntabwo uhazi. Ndakubaza mbere yuko ushaka kwigirana jyuwa niba utekereza uri muzima, aha hantu urahazi ntabwo uhazi. Andika iki cyumba wari ukirimo ntiwari ukirimo. Ndakubaza ntuzanire na lavabo wicaje umwana w'umukobwa stupid. Ndakubaza ziba uceceke, genda ushake ubufasha, ufashwe uve mu bugoryi urimo. Urimo kunyumva? Stop. Urimo kunyumva? Ibyo urimo reka. Ntabwo dushaka kwemera ko ikintu gikomeza kugenda ari kirimo gukora umwanda nk'uyu ngo abantu babyihorere. Urimo kunyumva? For information. Ntabwo ari ibintu dushobora kureka, ntabwo ari ibintu dushobora kwihanganira ngo tubyihorere. Urimo kunyumva? Why tubireka se kubera iki tubyihorera? Ahantu urabona ubwa mbere uhabonye cyangwa wasaze? So ikintu tuvuga kimwe ni iki, ntabwo ntekereza ko abantu bari kuberera mu munyururu, ikindi kiri kwirwa kirivurwa mu mwanda. Urashaka gufungisha abandi bantu? Abo wafungishije ntibahagije, urashaka gufungisha abandi? None se ngi tubyihorere ngo bimare iki mu by'ukuri? Uyu niba arwaye naje kwa muganga bamufate bamuvuze. Turi kumwe muri kunyumva? Yego. Uyu nguyu n'abafiki nawe. Uyu nguyu muzi enda nini. Erega nta n'isoni kigatinyuka kikandika. Ururimi ndi kuvuga hano uri kurwumva. Uranyumva Sankara? Ndakumva. Ururwana nababwiye ndi kuba 1%, nta nubwo na wanigeramo. Urukunyumva? Ariko ntekereza ko this guy ntabwo twemera ko hari abandi bantu bashobora uyu nguyu asigara yivuguta muri uyu mwanda ngo abandi bantu bafunga, ntabwo bikunda. Inzego zigomba guhaguruka zikamagana ibintu nk'ibi ngibi, cyangwa bagashaka ukuntu bakumira ribu mu kazi ishinzwe no gukumira ibyaha bitaraba, babikumire. Urimo kunyumva? Ntacyo nakubwiye, nta kintu nta kintu na kimwe twavugana wowe. Uzabanze ushake nibwo uzamenya ibyo urimo. Sawa nyine? Exactly. Ni so stupid. So uri kumva Sankara? Kuko ntabwo ibi ngibi ntabwo niba turanga turi societe. Aha! Kenzo. Gopfa. Kogodi we. Bombo clat nade. So this is disgusting. Ntabwo tugomba kubyihanganira. Now I see the guy has a problem. Wabibonye? Yeah. Nta kintu, nta excuse nimwe. Niba arwaye reka tutabaza inzego n'umuryango. Niba hano ari umuryango wo mu muryango wa Yampano, mufate uyu mwana mu mutabare, afite ibibazo. Afite ibibazo mu mutabare. Urimo kunyumva? Ariko ibibazo byiwe ntaca afungisha abantu, no sense. Urukumva?
So ikintu tubaza tuvuga kimwe, abantu bageneye kwegera uyu nguyu, inzego zimwegere. Bitari ibyo tuzabona umuntu yiyahuye abisunikemo n'uru rwana. Ida na ya mpana ziyambura ubuzima. Muzabireba. Nababwiye ndi kunyura hejuru. Ariko rero nakomba kubi calling out. Uraba kunyumva? Ibi ngibi ndi kuvuga murabizi mu minsi 2 ishize cyangwa ingahe mu byumweru 2 Kenzo hano byarabarakaje mwe. Naryamye kuri uyu musore nanga kumurekura. Mvuga ko yakorewe ihohoterwa. Mwari muhari? Sawa nyene. Mwari muhari? Ubu ni wari karavuga ko bakwishuye, which is good. I love that. Isaac. Makunyumva. Mvuga ko natwe mwavugana se kandi narabonye muvugana bwa mbere n'ubundi ari wowe yanyuze kugira ngo umufashe none nka No, the guy have ikibazo mutaha. Ibyo ibibazo afite ntabwo niyo mpamvu turi guhamagara inzego kuba afite ikibazo ibyo ntabwo bitureba. Ibi ngiye bari kwiyandikisha ngo nzamaze nshaka umugore. That is not my business. If you niba waba ufite ikibazo ibyo ngibyo ntabwo bifuza ko ushobora ku affecting a society. No, ntabwo ari byo. Tugomba iri kinzego zishinzwe bakumire. None turekumbure abantu abandi bajye mageragere kubera afite ibibazo. Zabanze nshaka umugore. No se umuntu adafite ikibazo. Ahubwo se gahunda za Imana zose ko numva ziri mu bagore. Ese umugore ajate, umugore ajate. Urimo kunyumva? So rero ntabwo ngiye gufata ibingi sinzi muri kubibona. Urabeshya ziragushyiramo tu. Ntabwo ibyo bintu byo kujya ndajya kuvugana na yampani kijye guhishira ikibi. Ngiye guhishira ikibi mumanya, ngiye guhishira ikibi nibyo ushaka. Nta kintu ufite mvugana na yampani tubwira ikiri kuri muterere gutarumva ibiri mu mutima w'umuntu cyagorana. Twebwe icyo dukora nk'abantu bashaka kugira societe nzima turatabaza ibiriho, ntabwo yampana dutira jihadi, ntabwo yampana dutira bari abandi, ariko niba akomeje kugira ibyo none reka nkubaze. None iyi video ni inyerera nayo ikagera cyangwa uyu mwanda wundi ukagera kuri murumuna wanjye nawe akajya mageragere. Uko yakugezeho twese uko turaha twagenda. Rero turamaganye ribu nigira ikintu ikora mu maguru mashya bafatanya munsi igende ije gusobanura ibya mashusho bamuganirize nibasanga hari ibibazo bitagize bamutwara igitagata nibasanga afite ibindi bibazo bamutwari wawa nibasanga hari bigize ibyaha bamutware mageragere. Twambabarira unyumveho gatoya. Ikintu mfite nkumvaho ikintu tuje twumvikana muri ubu buryo kandi abantu umunota umwe gusa basi sibyo. Hano dukurikiwe n'abantu 875 bari kuzamuka umubare kubera nyine umva n'udutwiko. Ariko byakunda ko ya mpano bishoboka yaza hano akatuganiriza ikintu kiri kumutera kuba byarabaye ubwa mbere bamwe bagafungwa akabikora bwa kabiri kandi arabizi neza ko turi muri riski twese ko twagenda tugira inuza tugira iminwa twese dufite ibibazo akaza akavuga ikiri kubimutera bakamukurikirana yavuze n'impamvu noneho kandi akababarira bari abantu bose wenda bari muri gereza akajya kubasabira imbabazi bakabafungura n'ukuri ntitube mu bintu bimeze nko guhangana nawe agafata akabaho ku mutima agafata ya mbere akajya gusabira abantu bari muri gereza bagasuhuka ntibafungwe kandi nawe abirabina kabireka twese tukagira amahoro n'abataragenda bakabaho ntibakurikiranwe mbisi ibi bintu byo gukomeza gukurura kuko twese twazisanga twaragiye pe mumfashe nicyo kintu nashakaga kubaza no kugusaba niba bishoboka rwose ya mpano naze atubwira ikiri kubimutera twikure mu bibazo n'ukuri twebwe n'abacu n'abadukurikira twikure mu ntambara nk'izi zigiye kutubaho tutazigizemo uruhare kubera iminwa yatunaniye noneho ya mpano nawe akavuga ikiri kubimutera kandi akadufasha natwe akagira imbabazi mu mutima we no muri we akajya gusabira bari abantu imbabazi bari muri ziragereza bagataha maze nukuri izi social media tukazigiramo igisubizo tukagira amahoro ndetse na social media nyarwanda cyangwa se abastari nyarwanda ugasanga twese dukoreye mu rukundo ntagire umuntu wongera kugirana ikibazo na mugenzi we murakoze cyane. Sawa nyine ibintu bajije mbikesheje agaciro kuko ukoresha amarangamutima nta kibazo sorry ibintu uvuze mbitesheje agaciro twebwe maybe iki nicyo kintu njye mbabwira cyo kuzanga abantu bakoresha amarangamutima twumvikana ikintu kimwe niba murajya nzamura abantu that's why I don't bring people up here
Listen to me. You have to understand the way we do the advocacy. Listen to me. Ibi nibyo bita gukora advocacy. Hello. Iyo uri gukora advocacy, listen to me, ntabwo twe turi urukiko. That's why you muranga muri simple individual. You don't know how the social media influencers, all the bloggers we did this stuff. Iyo nkubwira ibi, icyo tuvuga ni iki ngiki. We mention these names kuko tuba tubona ibiri gukora bitari byo. Ntabwo ibyo uri kuvuga wowe, ntabwo hano dushinzwe iki? Dushinzwe iki? Wowe urashaka kuzana ibintu biri mu nkiko, abantu bari mageragere ukaza kubikinira amahangaha. Nazanga bisobanura agiye gutangira imbabazi. Wowe ibintu byagiye mu nkiko. Wowe urashaka kugira ngo aze abivugira aze kwifatira umwanzuro kuri social media ngo Godfather ndamwamaganye. Ntabwo ariko bigenda, ntabwo ariko bikora. Ikiriho ni iki ngiki. Ikiriho ni iki ngiki, bariya n'abantu baba muri uyu muryango, baba muri showbiz, urimo turi kumwe. So icyo tusaba ni iki ngiki. Ntabwo ngiye nshaka kugira ngo ibintu byabaye mu bihuza na biriya byabaye. Ni ibintu bifite bitandukaniye. Uretse gato. Uretse gato. Aha, undi muntu mfata wafashije muri Dumba amaze kubona ekuteri. Dumba uranyumva? Ndakumva. Fata ijambo. Godfather, ndakumva. ndashaka umbwire na n'ubu ndacyari inyuma y'abantu Amani vuga. Uyu mwana ibingibi ndabirenga muki. na n'ubu ndashaka kumbwira na n'ubu ndacyari inyuma yo kuba ari njyewe wari master planner wo gusakaza video ya mpano. Ngo utiri mastermind, master planner mu magambo ya mpano, amazwi arahari. Ndibaza ko nyita Cedric yarabipostinze. Mastermind, master planner, umuntu wari uri murerekana puzzle ibintu yagombaga gukora, nicyo bimenyesha ati Dumba niwe yarabiri inyuma ibi bintu byose. Na n'ubu niko bimeze. Sawa nyine. Cyangwa puzzle noneho ko ari muri prison yayasakaje gute? Ko mu magambo yawe urimo uravuga ko boro zasohotse nyuma yuko avuye mu Bubiligi. Ubu puzzle yayasakaje gute? Ariko ntubaze cyane. Nizajya nkubaza uzajya usubiza. Ngiye ndi muri investigation. Ese ba bantu bari bafite email kubera yampara bakoresheje telefoni bane bandi. Ribu yarabashakishije koza bashobora kuba barimo barasakaje amafoto ngubu puzzle yarafunzwe. Ibyo mwaze kubivuga, wanze kubivuga wowe. Waguma gubicyacyaca goja abantu bafite email ya mpano bafunze puzzle wenyine kandi hariho probability ko n'undi muntu ashobora kugikora. Ubu ngubu puzzle yagiye ayandi mafoto arasohotse. Ntabwo ari ikintu ngiye ntari buze guhuza n'ibi bintu. Unyumve. Dumba. Urimo kumva? Hari Godfather abantu bari hano 900 bazi ubwenge nuki hariya no hino. Baramaze. Umva icyo nkubwira ni iki ngiki unyumve. Unyumva? Ngewe ntabwo ndi buze hano ngo ngiye gufata ibi bintu byabaye uyu munsi ngiye kubihuza na case iri mu nkiko. Sinzi uko unyumva. Case iri mu nkiko ifite uburyo ikurikiranwa.
iri mu butabera. Buriya ikosa rya mbere ribaho ndumva njyewe ntashobora gukora ni ugushaka gushyira komenti no gusesengura kese iri mu butabera. Urimo kunyumva? Kese iri mu butabera irimo gukurikiranwa, nibasanga harakozwe ibyaha bazafungwa, nibasanga nta byaha bakoze bazarekurwa. Dufite inzego, dufite ubutabera bukora neza cyane. Baca umugani mu Kinyarwanda namenye ejo bundi, baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibisa birasabirana. Murumuna urumva nta murumuna w'umusaza uwakoze iki, urumva nta gushaka kuvuga ko ngo sogokuru wanje ngo afite ngo imyaka ngo 90 ngo ariko murumuna we urumva ngo afite 80 ngo ni 9 ngo uriya ni muto cyane, bose baba bashaje. Boro ndashaka kumbwira ibintu bisohotse muri ubwo buryo urabona hatarimo question mark. Rwamagana abagabo babiri barwanye, umwe aruma mugenzi we ugutwi, aruma mugenzi we amuca ugutwi. Inkuru nonaha yagiye kukarwara sinzi mwayibonye. Irwamagana abagabo babiri barwanye bro, umwe afata mugenzi we aramuruma ugutwi araguca arakumira. Ibyo Mike Tyson yarumye Evander Holyfield isi yose irimo irabireba fight ya ntuze, ibyo ntabwo ari amakuru. Ni amakuru kuko aramurumye amuca ugutwi. Rwamagana asigaye beruye. Mike Tyson bari muri isi yose ireba yarakurumye gutishira hariya. Yes. Yarakurumye Mike Tyson video kuri icyo kintu warumviye Dumba urimo kunyumva. Yewe ikintu kimwe we bad bitch meet your nonsense Mike. Ikintu kimwe cyatumye ntashobora kwihanganira bino bintu urimo kunyumva Dumba. So nukuvuga ngo niba ibintu bishobora kuba tukabirebesha amaso yacu, tukaba tuzi ko abantu bari kuborera mu munyururu, yampana kongera gufata amashusho nk'aya ngaya akongera kuyarekura cyangwa bikagenda uko ubwo bari abana bava jihadi bafungurwa. Icyo ngicyo nicyo ndi kuvuga. Cyangwa wari urimo urambuza kuvanga kesi kandi uburazivanze ngo uzivanye. Manza ayo nama kubera icyo uvanze kesi. Manza untega amatwi. Abari kuzira ya mpano n'amashusho ye aya masaha bafunzwe akaba yongeye kongera gukora umwanda nk'uwo bikagera hanze. Unumve neza cyane. Nirengagije itegeko kuko ngiye ntabwo n'umunyamategeko, ntabwo nagiye gusoma itegeko ngakoresha amarangamutima yanjye nk'umuntu. Bari abantu bari kuzira ubusa bagataha. Roko nyuva uti urabona ibi bintu sinzi ukuntu warubivuzeho warubisobanuye. Ngiye Godfather iyo mbonye ibintu nk'ibi ngibi abantu urabona ko dufite abantu bagendera ku marangamutima. Urimo kunyumva? Hanyuma niba yampana ari kuvuga gutya ngo tugende ngo abantu bava ngo mwagenda ngo mukaganira nawe ngo mukaganira, ntabwo twebwe uretse gutabaza no kuvuga ko ibyo turi kubona bidakwiye nta kindi kintu. Ntabwo ngiye nanga yampana, nta kibazo mfitanye nawe. Mbaza ngo iyi nkuru nkimenya byagenze gute. Yego nahamagaye yampana. Yego bazi icyo yakoze. Yahise ntuka. Yabanze kumbaza ati ngiye nabaye umukinnyi wa pro. Ibyakurikiye byose ndamubwira ati yampano wansize icyaha urambeshera ko njyewe nari inyuma yo gusakaza video zawe. Ndamubwira ati ibyo bintu urabizi neza bigeze kubona. Nsamusobanura ibintu bya cyber report, amashuri ni zero ntabwo azi. Cyber report yaravuze ko muri telefoni ya Pazo basanze ko ntabwo yigeze asharinga video. Nukuvuga ko the only way njye nashoboraga kugira video nuko bari gusanga ko Pazo yanyohereje video. Yampana ibyo ntabwo ashaka kubimenya yahise ntuka. Ibyo urabyumva? Naranje mubrotse urumva nashaka kuvugana nawe. Icyo nari namuhamagariye nashakaga nibura tubikumire nk'umuntu. Nje ntabwo mfite nubwo yampana yari yampemukiye, sibyo nashaka. Ntabwo nashaka ko ibintu biza no kujya hejuru bijya no kujya hanze, ariko mani yahise nabonye wabipostinze kuri Instagram. Nahise postinga n'ubundi nose ndasipira iki n'ubundi nawe yashakaga ko mfungwa n'iki kandi ngenda umubloga n'ubundi na bloginga. Nahise mbloginga n'ubundi nibyo ku bloginga nose si inkuru nk'izindi, ariko nari tuganire. Ariko yampano sinzi hiti icyo yamukoze. Ntabwo azi kuganira n'abantu, ntabwo azi kwicisha bugufi, ntabwo azi kureba ikintu ngo agire iki sha. Yama
ntabwo nta kintu nkwifurije kibi nta n'ibintu byinshi nshaka kuvuga ariko I wish abantu bamenya ko njyewe Duba simfite umutima ushobora gukora icyo kintu ngo mfate amashusho y'aya mpano. Ndibaza ko mu bantu bamwe bake abari barabyemeye iyi situation ishobora kuba gutuma babibona bakavuga ati nibura ibi bishobora gutuma Dumba adasa nabi. Urumva, that's what I just want ko nanjye mu bantu ko ndi muri Canada wa mugani ndi kure bibu nanjye yiza kungeraho ubu nari kuba probably nanjye ndi mageragere ariko Imana irareberera abantu bayo. Urumva, ntabwo nari mpari aho nyine kuri urumva, uranyumva? Ndego kumva. Ntabwo nari mpari kugira ngo nanjye banshireyo, but at least ibindi binje nubwo wa mugani utabivanga na biriya ariko umuntu w'umunyabwenge ashobora kuvuga ati ibi bintu birimo question mark, ibintu birimo question mark. Urumva, ntabwo nari bwaba bare kuva nabaho nk'ukuntu mani numvishe ya mpano umuntu nafashije umuntu na supporting. Yaravuze ko nigeze mu supportinga ko nagiye mukurikiye ko nakurikiye ngo arimo arakora ibintu byiza ngo ngenda ngo namubwira ngo ubu ngubu kubera ukora byiza ngo ngwino. Niko yavuze ngo ntabwo nigeze mu supporting. Ibyo arabyanga nta kibazo n'uburenganzira bwe ashobora kwanga the fact ko nta mu supporting. Ariko semani ibyo birabyanze ugiye mani no gushaka kumfungisha, ugiye no gushaka kumfungisha. Anyways, njyewe I wish abantu bamenya ko ntabwo nagira umutima wo kuba niyo yaba atari ya mpano niyo naba mfite ikibazo na ya mpano. Njye narezwe ku buryo ntatuma umukobwa bari kumwe yaseba. Ubwo bwenge ndabufite bwo kwita ku mukobwa ya mpano nkamureka nkavuga ati no mukobwa we arapfa iki, ariko mwana umutipe yagiye aravuga ati ndi behind the whole video yasohotse we yifatiye agenda arimo arasambana ngo ni njyewe wari behind. None wakavuga muri riba agenda avuga muri riba yaravuze ngo ntabwo nabaye umuntu mukuru. Aravuga ngo njye sinabaye umuntu, njyewe ntabwo nabaye umuntu mukuru kurusha ufata agahita asambana yifisha. We yabaye mukuru, njyewe sinabaye mukuru. Ntazi n'ibintu arimo aravuga. Urumva, ntazi n'ibintu arimo aravuga, wallahi ntabizi. So njyewe urumva objectif na papa sindi mpamvu njyewe numvishe ibintu ntashobora kubigira niba kugeza amasaha ya mpano. Njyewe ntabwo ibyamukorewe n'uyu munsi niba iperereza nirisanga barabashene barabikoze bafunge Gasiya, ntabwo ngiye mbishyigikiye ngo bagire ngo nibasanga ibyaha bibafasha barakoze biriya bintu ngo babikore babigire. Ariko ibi ngibi nabyo nibyo gukorenga tukabyamagana. Urimo kunyumva, tukabyamagana. Kandi icyo dusaba, ya mpano agomba guhinduka. Umuryango wa ya mpano ugomba gutekinga responsibility, bakicarana n'uyu musore bakamuganiriza. Urimo kunyumva, bitari ibyo inzego zibikore, kuko ibingibi biri kugira ibingibi biri gukorwa aya masaha ntabwo bigira ingaruka kuri ya mpano gusa. Usanga bari kuvuga kuri ya mpano kuko ngo ni umuhanzi, ariko ntabwo bareba ingaruka bigira kuri aba bakobwa bakuru, abana b'abakobwa bikorerwa. Turi kumwe? Njyewe iyi video icyo yamfasha ni uko abantu bamenya ko ibintu bya ya mpano simbirimo n'ibindeba. Ntabwo turanga kubera Dumba. Oya, njyewe ndi hano kubera njyewe. Ntabwo turanga kubera wowe, turi hano kubera ibi bintu byagiye, ibi bintu bidakwiye turimo gukorenga kugira ngo igikorwa gikorwe. Ndumva ugerageze kunyumva. So ibi ngibi biriya byamerwa cyo wenda nk'umuntu uvuga ngo warababaye, it's up to you. Ushaka kubivuga gutyo. Ariko njyewe icyo ndi kuvuga kugeza aya masaha erega ntituza gukurikira mu itegeko. Ibi ngibi kwibutse ko ibi ngibi ya mpano yakoze, urimo kunyumva, byo kugera kwifata amashusho yandi, ntabwo ibi ngibi ya mpano ibi bigize icyaha. Mujye munabyuka amategeko y'igihugu, ntabwo bigize icyaha. Style mu byibuke,
numvise uvuga ko ari we yayasakaje noneho ibyo ngibyo ntukire amagambo mu kanwa wabivuze kuri Twitter ugerageze kumva amagambo navuze ngo ntabwo njya kuvuga bro kuko wibuke ko ibi ngibi ni ibintu bigiye kwinjiramo inzego ntabwo njya mvubuka navuze ngo inzego nizi byinjiramo zigakora iperereza hari igihe basanga uburyo amashusho yagiye hanze ya mpano yarabigizemo uruhare sinzi impamvu uri kuyita amashusho kuko sinzi amashusho cyane amasanamu yayo bayita iki amasanamu icyo mvuga ni iki icyo tuvuga ni iki niba kugeza amasaha ya mpano ashobora kongera gukora umwana nk'uyu nguyu we have to protect our girls icyo ni kimwe ikindi cya kabiri tugomba guprotectinga ya mpano urukunyumva we niba yumva igisebo cyaramaze kumukwira agomba kucyambara areke kucyambika abandi rero nareke niba yumva igisebo cyaramaze kumukwira nareke kucyambika buri wahuye nawe that is my point kuko kugeza amasaha niba mani ejo bundi ibi bintu ya mpana bikoza avuye i Burayi ya mpana avuye i Burayi murabona hashize iminsi ngahe none singi tubyita iki abantu baceceke tuze tuvuge ngo ni ibintu bisanzwe duceceke nimurangiza ngo ndice kuvugana na ngiye mvugana na mpano ngiye nshinzwe iki uretse kwamagana iki kibi ngiye ngo dufata ngiye nshinzwe iki shinzwe iki cyo kuvuga ngo arampamagara nkande kubera iki yakwisubira kare kuyu mwanda ari kwivurugamo ko aribyo bikenewe kurusha ibindi byose hanyuma tugaruke kuri ibi bintu ari ibi ni ibitekerezo byanjye nkanjye none niba ya mpano aya masaha niba mubyibuka RIB yavuze ko ikimukoraho iperereza RIB iracyagukoraho iperereza warangiza ukabyuka mu gitondo ukongera gukora umwana nk'uyu nguyu yampa umuryango wa ya mpano nufata uyu mwana umuganirize ya mpano aracyari muto bamufate bamuganirize bakumire ibindi bitari ibi ngewe nimureba nabi ya mpano situation ageramo ni kuri Imana uretse no kuba akora ibintu ibi binyabasazi gutya ya mpano azaniyahura so umuryango umube hafi kabisa umuryango umube hafi ariko RIB nayo imube hafi nukuri sinzi ngiye uko ndi kubyumva so rero maybe tekereza ko abanyamategeko ntekereza ko ibi bintu ahubwo vuga ngo abanyamategeko bari kunganira ba jihadi babonye intuza iki kintu kiraza gutuma ahubwo baprofita bafite ukubagira bashaka ukuntu bashyira mu dukoryo twabo tw'amategeko ku buryo biri buze kuborohereza cyane kugira ngo bigaragare ko na nyiri gufatwa na victime ubushinjacyaha burimo kuburanira ari ukuntu nawe yakongera gusubira inyuma bakareba niba nta ruhare bigizemo kugira ngo ari amashusho ye ajye hanze wenda nicyo kintu twabivugaho ariko ngiye sindi bujye kuva ku biri mu nkiko kuko ntabwo ngiye mfite nta nosiyo mfite kuri ibyo ariko tugaruke kuri ibi ngibi muri kumva bikwiye umuntu uri gukorwaho iperereza kongera gukora ibintu by'ibinyabasazi nk'ibi abandi jambo na ngewe n'ubundi kwe kese nyirimo naba biased mu mivugire yanjye tanga abandi bantu bavuga ashobora kuba kina pornography akaba yibereye mu kazi sabagide so ngayo nguko abandi bantu bazamutse ni bande ninde muntu uri aha ngaha Kenzo hewe good so Godfather nyuma yuko wumvishe ibi ngibi ugize ubwoba bya no Godfather nubwo uri kuranka ko tubihuza n'ibya mbere bifitanye isano uguti bifitanye isano ahubwo RIB yarikwiye nkuko kuva kera bikitangura navuga dukwiye kuyamiriza uwafashe video urumva uwafashe video buriya niwe muntu aba ari mu makosa babitse ibintu byinshi muri telefone kandi bino bintu bibaye je pense ko nje nayo navuze ko uko biri kose ntabwo ari video imwe hari icyo utari kumva oya rindira nubwo muri kuramuzibaza bya kubihuza n'ibya mbere sha bro nta tandukaniro birimo none se iyi video yasohoye nde ko hari umuntu wari ufite email ye ari muri gereza cyo ni kibazo nawe ugomba kwibaza yasohoye nde Golfa va muri mute
vuga mubwira vuge Godfather vuga. kuri telefone ndaje. Ibi bintu umva ntaho bitana, yaba ibya mbere n'ibya kabiri bro, byose bifitanye isano, nta hantu na hamwe udashobora kubihuriza, especially the fact ko abantu barafunze. thank you. Ntabwo baravayo, nawe barimo baramukoraho iperereza, kandi ndimo ndumva nifite amakuru ko hari n'umuntu like one of abantu baba muri RIB, nabita abayobozi bo muri RIB, bari bamaganye the fact ko barimo barafunga abantu. Mbese hari umuyobozi umwe muri RIB we yumvaga ko ya mpano ari we yanafunga, ahubwo bariya bakarekurwa kubera nyine byari bimeze nkaho bitari fair. Urumva niko mbyumva, ariko nyine ntago nuko abantu bagenda babivuga. biriya bintu byo kwifata video hari igihe biba addicted no ku muntu. Kandi njye nigeze kwibonera ikiganiro kwa Irene y'amano arimo aravuga ukuntu ngo hari ukuntu wafata aka video ngo kakagutunga. Yarabivuze pe, iyo video sinzi na hari umuntu wayibonye. Ubwo rero ubwo we yaravuze ngo hari ukuntu ngo wafata ngo vinguzwe ngo hari video wakifata wambaye ubusa ngo amasegonda make ngikagutunga igihe. Wallahi dumbi ibyo yarabivuze y'amano pe. Ahubwo rero ikintu ni kimwe, y'amano ubwe natubwire niba acuruza, kuko wasanga nacuruze bibaho dumba wiseka bibaho ashobora kuba umuntu umusitari abantu baramuzi ashaka kumenyekana, ni ibintu bisanzwe. None se ashaka wenda gukurikirwa cyane cyangwa ashaka kwinjira muri no system y'abantu bakina za prono, za prono tugira umunwa muremure tubigendeyemo. Ubwo rero ubwo ibintu biratandukanye. Niba umuntu abizi neza ko iyo case ari we iriho, icyo ni ubwe arabizi. Sinumva ukuntu yari gufata video akavanga yishyiriye hanze, ahubwo asanzwe afite amaparite episode. Nibyo navuze kuva kera hose. Iyo mpamvu nabwiraga Dumbuza Godfather tubabarira muzamure hano hejuru atubwira ikiri kumutera. Actually ntago tuzi ngo y'amano na performance akora tuvuga ngo ziramwishyura ngo wenda ngo usibye platform wenda zimuhemba, ariko lot shows za y'amano zimwishyura nshobora kuzibara. Ntabwo biba byoroshye. Njyewe wenda sinzi Godfather naza kuduha umwanya ndaza kuvuga ko mbyumva, ariko hari point muza Nefina wavuze nanjye nifuza kuza kuvugaho. Ikibazo wavuga mu gihe kiri kuri telefone tukumva. Wavuga Justin? Murakoze cyane. Reka wenda mvuge nge uko mbyumva. Biragoye cyane filozofiya ya Godfather yavuze ngo ntiduhuze iyi case n'iriya ya ba Jihad. Biragoye cyane kuba wabitandukanya, ariko ngiye Godfather ndamwumva kubera ko iriya ya ba Jihad yamaze kugera mu butabera. Filozofi twakwamagana aka kanya niyo umuntu kugera ku rwego rwo kujya gukora imibonano mpuzabitsina adakina prono agatekereza kwirikodinga, kubera ko iyo bino bintu ataze kuba yarabikoze y'amano n'aya mavideo ntabwo tuba turi kuyabona, ariko kubera ko kuyafata we bitagize icyaha, niyo mpamvu kugeza isaha RIB itigeze imukurikirana, ahubwo bakaba bavuga ati bafasha abayasakaje. So ngewe ikibazo wenda nashaka wenda muza kunsubiza, iske biramutse aya mavideo muri kuvuga ko yafashwe nyuma yuko yandi ya mbere ajya hanze, ko yafashwe nyuma, usanze ahubwo ariyo yafashwe mbere, n'ubundi akaba yarafite amavideo menshi, noneho abayasakaje bo ubwabo akaba atari bari muri gereza, kubera ko ushobora gusanga umuntu wayasakaje akiri yidegembya, ashobora kuba ari ya mpano cyangwa akaba ntabe ya mpano, kubera ko byose birashoboka. So ngewe rero ku giti cyanjye icyo mbona ni iki, ndareba uburyo ntabwo nshobora kumva umuntu atarwaye mu mutwe
ya mpano ushobora kuba waragiye gutanga ikirego avuga yuko bama video bayashize hanze nta ruhare yabigizemo, aka kanya akaba yongeye kuba yashira andi ma video hanze aramutse. Ariko se iyo muri ngo yongeye gushyira andi ma video hanze, hari umuntu abonye video mbere yuko muhuruduka? Abantu bari kuzana bakabivuga, hari umuntu wababonye video hanze before you speak? That's the big problem. Amashusho basa amashusho vuga amashusho. So iyo nuvuga ngo abantu hano baraza bagahita batanga opinion, ni ukuvuga ngo hari uwabashije kubona n'amaso ye iyo shusho kwanza. Wowe uri wowe watangiye live rero tega amatwi mureke ibyo bintu byo guhita direct mu conclude amashusho yagiye hanze. Twumvikane ikintu kimwe mugomba kumenya, turi kumwe widucanga habaye ikirego uretse gato. You see, muvuge ngo biko bivugwa ko hari andi mashusho no kunyumva ariko